Ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeza kugenda mukurikira ibiganiro UR Update igenda ibagezaho, nk'ibisanzwe rero akaba ari ya channel yanyu basubiriza ku gihe. Tukaba tuzanywe no gusubiza umukunzi wacu wakomeje kugenda tubaza uburyo ashobora kuba yakura email muri telefone atagikoresha. Urugero, ushobora kuba ufite telefone arimo email yawe, warangiza wenda ukayigurisha cyangwa se bakayikwiba, ariko email yawe ikagumamo, bakaba bakomeza kuyikoreshereza mu yindi telefone. Gutyo nyine ugasanga wenda nka email yawe iri nko mu matelefone 3 cyangwa se nayo utazi wenda, ariko utifuza yuko bakomeza kugukoreshereza email, wenda bakaba bazikoresha n'ibindi bintu mu izina ryawe. Rero tukaba tugiye kubereka uburyo ushobora kuba wakuraho izo email ziri mu yandi matelefone ukoresheje telefone yawe ufite bitakugoye, ugahita uzikuramo email igasigara muri telefone ushaka. So tudatinze rero ndagira ngo twihute, ikintu uri bukore urajya muri Google Chrome yawe, nurangiza usacingemo ijambo wandikemo Google account. Twagiye tudatinze, ubundi dusacingemo Google account, ngira ngo urabona ko byaje, ubundi duhita dusacinga. Nitumara gusacinga nta kindi turi bukore, urahita uzana wanditse security, uhakande utegereza. Urabona ko deja twamaze kuhajyana wanditse security, uze uzamuke batangire bakwereke ibintu bihari. Urabona ko harimo ibintu bigiye bitandukanye. Hano uraza kubonamo recovery phone, izi ni nimero ziba ubundi ziriho, kumwe ushobora kwibagirwa password ya email yawe, iyo uyihinduye bakwaka recovery phone number nyine kugira bakohezeho message uba warashyizemo nyine, nayo nuko bikora. Ubwo urareba neza ko na nimero ya recovery phone yawe cyangwa se email yawe ari yawe koko. Ubwo ukomeza umanuke uze hano handitse your device. Hano kuri your device iyo yageze uhita ubona device zose nyine zirimo email yawe, niba ari amatelefone, niba ari machine, niba ari ibiki, byose uhita ubibonera hano. Uhita ubonera ko ahantu nyine ibintu device zose zirimo amatelefone. Urumva ari ushobora gusanga utazi niba ari iki, warangiza wamara kuyibona ukaza guhita uvuga se ni yihe wenda nagikoresha, ni yitari yanjye mwaha. Tuvuge wenda ngewe mite nkanda kuri iyi machine, mvuga ati window computer si yanjye kandi ndabona arimo email yanjye, tuyikandeho turebe ibyo ari byo. Aha nimara kuyikandaho barahita banyereka your current session, bivuze yuko iyi ngiyi ya mbere niyo ndimo ndakoreramo nyine. Iyi device irimo email niyo ndimo ndakoreraho. Ubwo tumanuke turahita tuze kwe yandi ya kabiri na kanzo, none ko bayingeretse, twongere tuyikandeho. Urumva, tuyikandeho turebe. Urabona yuko nyikandaho, urabona ko bahise banyereka ahantu handitse sign out. Hano nyikanda kuri sign out, ubwo bivuze ko iyi device cyangwa se iyi machine email yanjye irahita ivamo direct. N'undi muntu waba uyifite no yaba atari yanjye birahita bivamo, nta email arahita aburamo email nyine, abambwiye ko iyo device nta email irimo. Bivuze iki rero? Ubwo nawe bivuze yuko ugomba kujya gukoresha aka kantu kareba se ni izihe email, ize telefone cyangwa se machine zirimo email yanjye nakeneye cyangwa se nanazi kugira ubikuremo, bibashe kuba byahereza security email yawe n'ibindi bigiye bitandukanye, kuko email aba ari ikintu gikomeye ku muntu. Songera ngo kano kantu karabafashije, mbonye ukuntu tubikora. Ubutaha tuzaza tubereka uburyo noneho washakamo telefone yawe baramutse bayikwibye mu buryo bworoshye. Ako kanya ikintu wahita ukora, ngira ngo murabona niko gahita gakurikira kuri find a lost device. Ubwo ni telefone yawe mu gihe wabuze wayishaka gute, ariko kuko bayikwibye ubwo bisaba gukoresha indi telefone. Ubwo ukunze iyi video cyangwa wifuza ko nabyo tubigukoreraho, mwatwandikira muri comment. Murakoze cyane.